Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri. Reka dusome Ezekiyeli 37 umurongo wa 26 kugera ku wa 28. Haravuga ngo maze kandi nzasezerana nabo isezerano ry'amahoro, ribabera isezerano ry'iteka ryose, kandi nzabatuza mbagwize, ubuturo bwanjye bwera nzabushyira hagati yabo, buhabe iteka ryose. Ihema ryanjye niryo rizaba hamwe nabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo babe ubwoko bwanjye. Amahanga yose azabamenya yuko ari njye Uwiteka weza Isiraheli, igihe ubuturo bwanjye bwera buzaba muri bo hagati iteka ryose. Amen. Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro. Maze iri jambo maze kandi nzasezerana nabo, nta bandi. Iri jambo uyu munsi turisomye ni wowe ni njyewe. Uwiteka arasezerana natwe isezerano ry'amahoro ry'igitondo. Ni amahoro humura, ni amahoro komera, ni amahoro yamanukanye amahoro tuza. Reka turisome kuri uyu munsi ubungubu kuri izi saha. Maze kandi arasezerana, wishyiramo amazina yawe nanjye ndashyiramo ayanjye. Arasezerana nanjye Mame Benezeri isezerano ry'amahoro, rimbera isezerano ry'iteka ryose, kandi arantuza angwize, ubuturo bwe bwera arabushyira hagati, abushyize hagati hano ngo buhabe iteka ryose. Ihema ryiwe ngo n'Uwiteka riri hamwe nanjye, kandi araba Imana, ni Imana yanjye, nanjye ndi ubwoko bwe. Amen. Amahanga yose aramenya yuko n'uyu munsi n'uyu mwanya aramenya yuko Uwiteka ari we unyeza njyewe wacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Abisirayeli ni ubwoko bw'Imana cyangwa se n'abana b'Imana, ariko biciye kuko Imana yabatoranije. Hanyuma twebwe, njyewe nawe, tuba abana b'Imana kuko twacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu mvuga ngo amahanga yose, kamasubiremo ku murongo wa 28, aramenya yuko ari Uwiteka unyeza njyewe wacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo, igihe ubuturo bwe bwera buri hagati muri njyewe. Imana ishimwe. Kadusenge. Nta byo gusobanura aho byinshi bihari. Imana yazanye amahoro, so wajya kuvuga iki? Yazanye amahoro. Imana yaje kugutuza ngo utuze, ikaguturisha mu mutima no mu mubiri ugatuza, ikakugwiza, ikabana nawe, nikabana nanjye. Oya, kadushima Imana, nta kindi twakongeraho. Haleluya. Shima Imana mutima wanjye, shima Imana uwakubatuye. Shima Imana uwera udahemuka. Amen. Ndagushimira Mana y'amasezerano, Imana isohoza isezerano, Imana yibuka isezerano, Imana nziza, Imana isezeranye igasohoza, Imana itabeshya. Hari amasezerano menshi bitumye nibuka Mwami, wasohoreje ndetse na bene data. Hari amasezerano menshi wagiye utwereka, wari wabanje ukabitubwira hanyuma ukabikora. Hari amasezerano menshi utuvugaho mu ijambo ryawe, uri kugenda usohoza ndetse n'ibyo wakoze, turabigushimira. Hari isezerano rikuru rikomeye, isezerano ryiza rihambaye ry'uko wari warasezeranye kuzaduha Yesu. Iryo wararishoboje. Njyewe w'uyu munsi, twebwe tw'uyu munsi, twavutse ku ngoma ya Kristo, twavutse rya sezerano ryarasohojwe. Haleluya.
haleluya, shimwa Yesu. Isezerano ry'amahoro Yesu turirimo, turarifite. Ndagushimira ko uyu munsi uturekuriye amahoro, ndagushimira ko uyu munsi, haleluya, haleluya, wongeye kuvugurura amasezerano yacu natwe mwami. Ndagushimye ko ari ugarutse mu masezerano. Hari amasezerano abera bafite, hari amasezerano abantu bafite. Uri Imana y'amasezerano y'amahoro, kuko ibyo ugambiriye ari ibyiza atari ibibi, ni amahoro. Twakiriye aya mahoro, twakiriye aya masezerano y'amahoro, haleluya. Mwami ndagushimira kare wagambire kuza guturisha, ngo nzabatuza. Uraduturishije imitima yacu, urayiturishije, twakiriye ihumure, kandi uradutujije ahagutse, uradutujije aheza, uradutujije aho imitima yacu yaje, uraduturishije ngo nzabatuza. Ni wowe uduha gutuza, kandi ni wowe uduturisha, ni wowe unadutuza heza hazima mu gihe cyawe. Iki ni igihe cyo gutuzwa heza. Iki ni igihe babandi wasezeranije kuzabatuza. Iki ni igihe uje warekuye imiturire, warekuye aho gutura. Haleluya, turakiriye Mana, turakiriye. Warekuye gutuza, warekuye umutuzo wuzuyemo amahoro. Turakiriye imitima yacu aho yadusimbukanaga. Ituze mutima wanjye, tuza. Niki gituma mpagararamo ko Imana yazanye amahoro? Ayoyoyo, haleluya. Nakiriye kugwizwa nawe Mwami. Ugumye ungwize, ugwize mu bigega byanjye, ugwize mu buzima bwanjye, ugwize mu rubyaro rwanjye. Ndabyakiriye. Ubuturo bwawe bwera bumbemo Yesu, mbemo wuzuye. Yesu ugendere muri nge wuzuye. Ngukubonye Yesu aba yabonye uhoraho, aba yabonye data ugufite. Imana ibiri kumwe na nge Emmanuel, Imana turi kumwe, ni wowe Yesu. Haleluya. Yesu nguhishukirwe, Yesu nkumenye, Yesu njijure, Yesu gumye unyigishe, Yesu nyiyereke, Yesu bamuringe, bamuringe. Ubuturo bwawe bwera ushyire muri nge Mwami, mo hagati nkubahe, nkubahishe Mwami. Ntinye cyane gisa nacyo, ngende ntunganye, ngende nera. Birashoboka ubuzima bwejejwe nubwo turi ku isi y'ibyaha. Yesu shimwe. Mwihema ryawe rizaba hagati muri yo, mwihema ryawe aho ngaho aba ari ryo ntwikiriza, aba ari ryo mbamo. Ihema ryawe Mwami aba ari ryo mbamo. Ihema ryawe Mwami aba ariho ntuza. Mwihema ryawe Mwami aba ariho unirirwa. Mwihema ryawe Mwami aba ariho ngendera. Ngo kandi uzaba Imana yacu. Mana ndagukunda, niwe Mana yanjye, ndabihamije, ndabihamya. Mana ndakwizera, ndakwiringira. Niwe Mana yanjye, natuye ibyiringiro byanjye iki gitondo. Niwe Mana yanjye, niwe mahoro yanjye, niwe byirato byanjye. Ni wowe, ni wowe, ni wowe. Nta yindi Mana iri uretse wowe Mana Elishadai, Emmanuel, Imana turi kumwe. Yesu ni umwami wanjye, Yesu ni umukiza wanjye. Haleluya. Ibyo ndabyatuye, ndabihamije. Shimwa Mwami. Ibyo byandikwe muri uyu munsi. Uwiteka niwe Mana. Yesu ni umukiza wanjye. Yesu yampaye umwuka wera. Umwuka wera uri muri nge. Sinzanyeganyezwa kuko ambereye umufasha. Niwe umfasha, niwe unkomeza. Haleluya. Ndagushimiye ko ntabaye umwana w'Imana, ndetse bikarenga kuba umwana w'Imana, ahubwo akangira ubwoko bwe, ubwoko bwe. Ndagushimiye Mana, ubu buntu wampaye. Amahanga yose aramenya yuko ari wowe Uwiteka, ari wowe weza, ari wowe unyeza ukankora ibicumuro byanjye, ari wowe wambabariye ibyaha byanjye. Bigiye kumenyekana Mana. Bigiye kumenyekana uyu munsi Mana. Bigiye kumenyekana uku kwezi Mana. Biramenyekanye mu buzima bwanjye Mana. Biramenyekanye Mwami mu munsi wanjye. Biramenyekanye mu minsi yanjye yo kubaho. Biramenyekanye ko Uwiteka ari we Mana. Hari umunsi wigeze kumenyekana Mana, umunsi unkura mu bugumba. Byaramenyekanye uri Imana. Hari igitangaza ukora bikamenyekana ko ari wowe Mana. Nta yindi Mana ifite amaboko akomeye, ni wowe Mana. N'ubundi biramenyekanye
kuri hamwe nanjye Mana, ko ntari njyenyine. Nubwo ubutayu bwari bunduhije biramenye ko ntari njyenyine. Nubwo amasezerano nari nyategereje igihe biramenyekanye. Nubwo nta nzira narindi kubona biramenyekanye ko Uwiteka ari wowe ushyiraho inzira. Nubwo narindi kubona ko birangiye biramenyekanye ko bitararangira. Hakiri andi mahirwe ko bakwizera, kuko tukwizeye Mwami, kuko tukwiringiye Mana. Uri Imana yanjye, uri igitare cyanjye, uri umwami wanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndasenze ngo nere, gende nera mu byo mvuga byere by'ibitungane. Ubuzima bwejejwe bube muri jye Mana. Yesu uture muri njye, wuzure Mwuka Wera, wuzure muri njye. Uyu munsi nkurambitse mu biganza byawe. Mwatuyemo amahoro kuko wazanyemo amahoro. Buri saha y'uyu munsi nyifatanije n'amahoro wazanye, nyifatanijemo no kugwira wazanye, nyifatanijeho no gutuza no gutuzwa wazanye, kandi nyifatanijemo no gushima no guhamya ko Uwiteka ari we Mana yanjye. Urakoze Mwami, urakoze Papa, ndagushimiye. Umugisha umuntu wese usenga mu gitondo hano kuri Mama Ebenezer officiel, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abanyamasezerano bahari ndabasengeye, Imana isohoza amasezerano basubize. Abakurindiriye Mwami, abo bose kuko wamanuye amahoro, aya mahoro yawe uyuzuze, kandi ukore kuko uri Imana wabidusezeranije. Ubagwize, ubagirire neza Mwami, utugirire ubuntu. Turishinganishe amaraso ya Yesu mu buntu bwawe bw'igorogota. Utegeke byose birakumvira, none n'ibihe bidashira. Amen, amen, amen.